ibaza umugore kugeza kuri isaha muri iki kinyejana utazi kunyonga. Kunyongera umugabo ni bwa buryo ufata umugabo ashyiramo igitsina, afata imboro yiwe, noneho agafata imboro yiwe akayishyira mu gitsina cyawe, noneho yamara kuyishyiramo wowe ugasa nkaho wegeranyije amaguru neza, muri cya gihe agize gute ayishyizemo, cyangwa cya gihe watandaraje watanyuye amaguru arimo agira ate arimo ayigezamo, usa nkaho ufungiyemo imbere, ntuwegeranye amaguru ugafungiramo imbere, noneho warangiza ugasa nkaho umunyongera, usa nkaho nyine wikaraga nk'umuntu kwa kundi umuntu ajya abyina yikage nk'ikibuno, ni nako uri kubigenza mu buriri. Ugasa nkaho wibyinira gutya wikaragira ikibuno cyawe hasi, ewana ubwo uri kwinyongera, ewana fresh, kwa kundi wumva iri gukora amatako yo hirya igakora hino igakora mundi igakora hepfo igakora ruguru, ukumva ahantu hose kabisa ewana yagufatishije. Mugerageze mukora uko mushoboye kose, mujye mugerageza kunyongera abagabo banyu neza. Kuko buriya hari ibintu ushobora gusanga kenshi ko buriya iyo unyongeye umugabo wawe bituma muri we abasha kuba yagira kamorare, akumva ko umugore wanjye yanyitayeho, kandi n'ujya umunyongera umufate mu mugongo yumve ko muri kumwe, umunyongera uzamura amabere yawe gutya, uyamwegereze yamukoze mu gituza yabyinishemo, umusome, umuhindukize, mbese umukore utuntu twinshi bigaragare ko atari we wenyine ari muri icyo gikorwa, ahubwo mukirimo muri kumwe. Basuza cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe ewana. Ubundi hari ibintu njya ntangira nkumva naseka kabisa, kubera ko nta wundi buryo, hari uburyo uba wumva ushobora kuvuga ati si ubu ngubu koko yasetse ku kibiki, hari uburyo uba wumva nyine utakundi kuntu wabigenza, uba ugomba guseka kubera ko hari uburyo kiba wumva byakaze ewana. Uyu munsi hano dufite umukunzi wacu watubajije ngo ese ko mukunda kuvuga ngo kunyonga, ngo kundi ngo kunyonga, ngo tuzi ko banyonga amagare ngo ibiki, ngo ibyo bintu byo kunyonga buse ngo banyonga ibiki. Ikintu cyanangaje nuko nabonye ashobora kuba ari umugore pe, ntabwo nabashije kumenya niba ari umugabo cyangwa se ari umugore, ariko ngiye nkurikije imivugire yiwe, hari uburyo uvugana n'umuntu ugahita wibwira igisubizo cyiwe. Nabonye ngiyewe uko bikose ari umugore. Ibaza umugore kugeza kuri isaha muri iki kinyejana utazi kunyonga. Wenda ashobora kuba narabivuze nabi, wenda nta wamenya da, ariko nanone reka nere kwishinza ikosa ko ndabizi neza ko nabisubije neza cyane. Yarambwiye ngo ese kunyonga ni ibiki, ese kunyonga bijyanye, mbese urumva ntabwo abisobanukiwe, ntabwo azi ibyo ari byo. Kunyonga rero uyu munsi none ahangaha n'abandi bantu batari babizi, ndagira ngo mbibasobanurire. Kunyongera umugabo ni bwa buryo ufata umugabo ashyiramo igitsina, afata imboro yiwe akayishyira mu gituba cyawe, yamara kuyishyiramo nyine ubwo murumva twavuye mu byo gutegurana, mwinjiye muri process yo kugira ngo murongorane, noneho agafata imboro yiwe akayishyira mu gitsina cyawe, noneho yamara kuyishyiramo wowe ugasa nkaho wegeranyije amaguru neza, muri cya gihe agize gute ayishyizemo, cyangwa cya gihe watandaraje watanyuye amaguru arimo agira ate arimo ayigezamo, usa nkaho ufungiyemo imbere, ntuwegeranye amaguru ugafungiramo imbere, noneho warangiza ugasa nkaho umunyongera, usa nkaho nyine wikaraga nk'umuntu kwa kundi umuntu ajya abyina yikage nk'ikibuno, ni nako uri kubigenza mu buriri, uba wumva nyine uri gusa nkaho wikaraga, usa nkaho nyine hari ibintu bindi bidasanzwe urimo urakora. Nibyo bita kunyongera umugabo nyaboneka. Mbese kubisobanukirwa sinzi uburyo nabigusobanura kugira ngo ubyumve, ariko ni ibintu byoroheje. Ayishyiramo warangiza ukazajya ukaragiramo ugasa nk'umuntu uri kwibyinira, mbese ushaka wahita wikubita muziki, ugasa nkaho wibyinira gutya wikaragira ikibuno cyawe hasi, ewana ubwo uri kwinyongera, ewana fresh, kwa kundi wumva iri gukora amatako yo hirya igakora hino igakora mundi igakora hepfo igakora ruguru, ukumva ahantu hose kabisa ewana yagufatishije mu mpande nyinshi zigize gute zitandukanye, ukumva ni sawa. Nawe ubwawe uko ugenda ubikora uba ugenda wumva hari ahantu iri kugukora hadasanzwe, noneho ugasa nkaho unayisunika igasa nkaho isohoka hanze, yajya gusohoka hanze ukongera ukayigaruramo imbere, kwa kundi bigeze ku munwa igakora kuri clitoris ukongera ukayigaruramo imbere, uhita wumva ari ahantu igukoze, ukumva wahita utera induru, ukumva wihagazeho mu rwego rwo kugira ngo igufashe kuba wagira gute, kuba wakora neza.
rero mwa bantu mwe ndabinginze ndabasabye mujye mubasha kumva kandi mwumvire nyaboneka, kuko buriya hari ibintu mwebwe mujya mubona mukavuga ati ni burage, ariko burya ntabwo ari burage, kuko buriya hari ikintu kiba kidasanzwe, hari ikintu kiba kidasanzwe kiba cyaratumye ibyo bintu bibaho. Hari ikintu wenda ushobora gufata ukavuga ati atubye se bimaze iki, ndumva atari n'ibintu bikaze cyangwa se bigize bite, ariko ndagira ngo umenyeshe ko byanga byakunda uko byaba bimeze kose, ibyo ntabwo ari burage, ntabwo ari imikino, gatoya uba wumva ko ari imikino, ariko ndagira ngo umenyeshe nashidikanya ko akantu uko kari ko kose, uko kaba kameze kose, uko kaba kangana kose, ako wita gatoya hari igihe aba ari kanini kuwo mubana, ako witwa kanini n'igihe kaba ariko gatoya, ugomba kwinyongera kubera kiba byarabayeho, biba byarabayeho kubera impamvu. Nta kintu kimwe kiba cyarabayeho kubera ko gihuriranye, nta mpanuka iba yarabayeho, ntaki, byose biba byarabayeho kubera impamvu. Rero mugerageze mukora uko mushoboye kose, mujye mugerageza kunyongera abagabo banyu neza kuko buriya hari ibintu ushobora gusanga kenshi wowe wica amazi cyangwa se ubisuzugura, ariko ugasanga mbese nta munezero wowe ushobora kuba wabigiramo hejuru y'uko uba wabigize gute, wabigizemo uruhare. tuba dusaba yuko rero niba utari ugisobanukiwe kimenye kandi ugisobanukirwe, kandi noneho utangiye kugishyira mu nshingano zawe. Ikindi kandi ndakeka uwo mama wacu uwo mama wacu uherereye aho ngaho mu majyepfo, ndakeka ibyo wabajije urabisobanukiwe. Kunyonga bibaho kandi si iby'uyu munsi, nta nubwo bihuriranye kuri uyu munsi, ni ibintu bimaze iminsi cyane biriho. ari nayo mpamvu tubabwira ngo mugerageze mubashe kuba mwakora ibintu byiza kandi birambye, kuko buriya iyo unyongeye umugabo wawe bituma muri we abasha kuba yagira kamorare, akumva ko umugore wanjye yanyitayeho. Kandi n'ujya umunyongera umufate mu mugongo, yumve ko muri kumwe, umunyongera uzamura amabere yawe gutya, uyamwegereze, yamukoze mu gituza yabyinishemo, umusome, umuhindukize, mbese umukore utuntu twinshi bigaragare ko atari we wenyine ari muri icyo gikorwa, ahubwo mukirimo muri kumwe. Kuko hari abagore benshi bajya bibwira yuko ni abagore pe, ugasanga we nta kibazo na kimwe afite, niba uri kubikora aragaramye tu araguhereje ko ari ibyawe, ukagira ngo ntawe uhari, nta zindi nshingano wenda yakabaye agira. Kandi buriya mu by'ukuri aba azifite zinakomeye cyane, afite inshingano yo kumunyongera, afite inshingano yo kugira ngo umucumite, afite inshingano yo kugira ngo umukungute amazi agire gute amushiremo. Rero ndagira ngo mbamenyeshe ko mugomba kubigenza neza, hanyuma bikazababyarira umusaruro mwiza kandi urambye. Komeze kugubwa neza, ndabakunda cyane, Imana ibarinde, bye. Mfate mu mugongo, yumve ko muri kumwe, umunyongera uzamura amabere yawe gutya, uyamwegereze, yamukoze mu gituza yabyinishemo, umusome, umuhindukize, mbese umukore utuntu twinshi bigaragare ko atari we wenyine ari muri icyo gikorwa, ahubwo mukirimo muri kumwe.